nuramuka urose uri koga mu mazi menshi cyane, uri kubona uri koga ukoga ukabona amazi, ntabwo uri gutinda kuyambuka, cyangwa se ukabona amazi uri kugenda woga bikarushya, ariko ukagumya ugahatiriza ukoga, igihe kikagera ukabona nyine urayambutse, ayo mazi uri koga ukabona urayambutse, menya ngo ikigeragezo kiri imbere yawe Imana irakikwambukije. Ushobora kuba ari ikigeragezo wenda nko ku bakobwa, ushobora kuba ari ikigeragezo cy'abasore bari kukwirukankaho ngo bagusambanye bakugushe mu cyaha. Icyo gihe tandukanye aho tugukorera telefoni zaba izamenetse, zaba iz'amatushe ndetse na smartphone, telefone zidacaginga, telefone zifite ibibazo byo kudahamagarwa cyangwa guhamagara, telefone zaguye mu mazi, turagufasha. Tubakira WhatsApp muri telefone zanyu ndetse n'andi application atandukanye, tubafasha kubafungurira email, abafite amapasi yagize ibibazo, amakarita ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye. Ni mutugane hani. Turabashusha aho muri hose aho mudukurikirana, nagira ngo mbasuhuze, waba umeze neza waba utanameze neza, nagira ngo mbwire ngo ni ingaruka z'igihe, ariko ndagutangariza ko nawe utameze neza kumererwa neza. Uyu mwanya tugiye kureba ku nzozi zigera muri 5 ushobora kurota ukamererwa nabi, bigahita bigusaba kuba wasenga cyangwa se ukizera mu buryo buhambaye. Wowe udukurikirana ukigera kuri channel ya New David TV, nagira ngo utangarize ukora subscribe, ugakora na share, ugatanga na comment, ugashyiramo n'inzozi waba udasobanukiwe muri comment, kugira ngo tugende tuzibanaho uko bwije n'uko bukeye, nkagusobanurira ikibazo waba ufite cyangwa se ibyo utumva neza, ukabyandika muri comment tukagusobanurira. Inzozi za mbere ni ukurota inka zikwirukankaho. Iyo urose inka zikwirukankaho, icyo gihe uba usabwa gusenga. Ni ukuvuga ngo hari abadayimoni baba bari kukwirukankaho kugira ngo bakubuze umugisha wawe. Hari abadayimoni, haba abadayimoni bo mu miryango, haba abadayimoni baguterereza kugira ngo ube zagutesha umugisha wawe, kugira ngo ntugere ku nzozi zawe, cyangwa se ukabona inka ziri kukwirukankaho nawe ukirukanka, rimwe na rimwe ukabona urazisize. Icyo gihe Imana iba yabigutarukije. Ushobora no kubona cyangwa se zikwirukankaho, ukabona aho kugira ngo zikwice, ukabona uri kurira ibiti, ukabona za nka none zije zurira mu biti, ukabona ariko ntago zikugezeho. Icyo gihe Imana iba yakoze igitangaza ku buzima bwawe. Icyo gihe Imana iba yakwimanye. Ntago abadayimoni cyangwa se iyo myuka mibi ntago iba yigeze igufata. Tugiye kureba nanone ku nzozi za kabiri. Inzozi za kabiri ni ukurota nanone uri kugendera mu kiyaga cyangwa se uri koga amazi. Nuramuka urose uri koga mu mazi menshi cyane, uri kubona uri koga ukoga ukabona amazi, ntago uri gutinda kuyambuka, cyangwa se ukabona amazi uri kugenda woga bikarushya, ariko ukagumya ugahatiriza ukoga, igihe kikagera ukabona nyine urayambutse, ayo mazi uri koga ukabona urayambutse. Menya ngo ikigeragezo kiri imbere yawe Imana irakikwambukije. Ushobora kuba ari ikigeragezo wenda nko ku bakobwa, ushobora kuba ari ikigeragezo cy'abasore bari kukwirukankaho ngo bagusambanye bakugushe mu cyaha. Icyo gihe icyo kigeragezo uba wacyambutse, cyangwa se ukaba hari ikindi kigeragezo kiri imbere yawe y'uburwayi. Icyo gihe icyo kigeragezo Imana iba yakikwambukije. Iyo wabonye woga amazi, ukoga amazi cyane, ukayoga, ariko ukabona urayambutse, birangiye uyambutse, menya ngo hari ibintu Imana yagutambukije. Menya ngo hari ibintu byari kukwica cyangwa se byari kuguhitana, cyangwa se hari imitego Satani yaguteze imbere yawe, ariko Imana yo kubera ari umutunzi w'imbabazi yayikwambukije. Iyi ni inzozi za gatatu. Inzozi za gatatu ni ukurota ubona abantu bapfuye, ukarota uri kubona abantu bapfuye. Tuvuge se nk'ubu ukaba uzi neza ko abantu bapfuye, ariko nanone ukaba uri kongera kurota ukabona muri kumwe. Nagira ngo nkubwire ngo icyo gihe senga cyane, kuko nawe Satani aba ashaka kukwica. Kuko kirazira, ntabwo ushobora kurota abantu bapfuye ubona bagaruka bakuri hejuru, bagukomangira, baguhamagara.
reka icyo gihe itokesha usenga Imana, ufate amasengesho usenge, kuko Satani aba ari kuguhiga ku rwego rwo hejuru kugira ngo nawe abe yagukura mu mubiri. Icyo gihe senga utokeshe, abo ni abadayimoni, iyo ni imizimu iba iri gushaka nawe kugutwara ureka ikaba yanakwica. Icyo gihe senga Imana wiyirize ubusa. Inzozi za kane ni ukuvuga ngo ushobora kurota kubona uri mu kinogo kirekire, icyo kinogo kirekire ukabona ukirimo bye, ukabona ikinogo neza, ukabona ikinogo nka metero kigera nko muri metero 20, ukabona icyo kinogo neza ukirimo, ukabona neza ntagiye, ukabona nta n'igitekerezo cyo kukivamo, ariko ukabona cya kinogo neza, ukabona hari umuntu uguhereje ukuboko arakuzamuye akigukuyemo, cyangwa se ukabona uragitambaye ukabona urazamutse, ukabona icyo kinogo ukivuyemo. Nagira ngo icyo gihe uzamenye ngo hari ahantu Imana igukuye, Satani yari yaragushyize, hari ahantu Imana igukuye, abadayimoni bari baragushyize, cyangwa se nyine ushobora kuba kurota uri mu kinogo bye, ukabona neza uri mu kinogo. Nagira ngo ubwire ngo hari ahantu abadayimoni baba baragushyize ukaba utazigera uharenga, ariko aho hantu Imana yo kubera ibikuzi uko bwije n'uko bukeye, icyo gihe Imana iba yohereje umwuka wayo ikagukuramo aho ngaho, hanyuma ikagukuraho ahantu abadayimoni bari baragushyize, nawe ukamererwa neza. Inzozi za gatanu ni ukurota ubona mu buzima bwawe ukora, ariko ukabona ibintu biraza birakwabuye, ugakora bikanga, ukabona uri kwakira amafaranga menshi, ariko nanone ukabona ibintu biraje birakwabuye, ukabona ibintu biraje birayagutwaye. Menya ngo hari ibintu by'imyuka mibi by'inyatsi bashyize ku buzima bwawe. Icyo gihe senga Imana kugira ngo Satani ari guhiga ubuzima bwawe, kugira ngo Satani ari guhiga ibyawe asubizwe inyuma. Nagira ngo ubwire ngo rero ahantu waba uri hose, izo nzozi ndi kukubwira ni inzozi zishobora kukuroha ahantu habi, ni inzozi zishobora kukunyaga ibyawe, ni inzozi zishobora kugutesha agaciro, ukaba wari ufite agaciro, ariko kubera Satani yagiye agukurura mu bintu, ugasanga Satani yakujyanye mu rwobo yakuzirikiyemo, ugasanga neza abadayimoni baragutsikamiye aho hantu. Ariko nagira ngo ubwire ngo ibyo byose bikurwaho no gusenga Imana. Ushobora kurota nyine abantu bari kukwirukankaho bagutera amabuye, ibintu reka ubona ari ibintu bya hatari, ariko ku bw'amahirwe y'Imana ukabona nta buye na rimwe rigufashe, ukabona abantu bari kukwirukaho bagutera amabuye, ariko ntagufate. Menya ngo hari abantu bari kukuvuga bakanakuvuga ibintu bibi, ariko ku bw'amahirwe ntibikugereho, byanakugeraho ntibikugereho ingaruka, kubera ko kereka wenda ubonye hari umuntu aguteye ibuye neza, ukabona neza urarambaraye, ukabona wenda wikubise hasi, ukabona bagukubise ibuye, ukabona ni wikubise hasi neza uguye ikizungere. Menya ngo icyo gihe uzahura n'amagambo imbere yawe, niba yakubwira neza uhite wumva neza uvuye mu byawe, uhite wumva ibyo wari urimo ubivuyemo, cyangwa se umuntu nyine ni ikigeragezo cy'uruvugo kiba cyaje ku buzima bwawe. Ariko iyo ubonye babikuvuze ariko ukabona nta kintu kigufashe, menya ngo bazakuvuga ariko nta kintu bizatanga. Ariko nubona ikibuye cyakwikubise, umenya ngo bazakuvuga, ukomereke mu mutima, ucike n'intege mu buzima bwawe. Hanyuma ni ukuvuga ngo rero muntu w'Imana udukurikiranye, ahantu waba uri hose, waba usenga waba udasenga, nta muntu utarota, nta n'umuntu utagira indoto mu buzima bwe. Ushobora kuba wifitiye imipango myiza, ariko menya ngo hari ahantu Satani ari gushaka kugushyira. Niyo mpamvu ndi kukubwira ngo nurota izi nzozi, gerageza usenge, gerageza wongere ibihe, umenye ngo hari ahantu Imana yagukuye, umenye ngo Satani yari yagusabye ariko Imana yabikurokoye. Hari n'izindi nzozi waba ufite watwandikira muri komenti, hanyuma tukagufasha kuzisobanura. Murakoze, mugire amahoro y'Imana.